Uwiteka niwe Mana, nta yindi Mana, nta yindi tuzakorera uretse Imana ya Eliya. Iyo Mana irakomeye isubiriza igihe abanzi bakamwara bagakwirwa imishwaro. Hagarara mu ruhande rwayo ntabwo bana kimwaro, uzabona kugira neza kwishobora byose. Iyo Mana irakomeye isubiriza igihe abanzi bakamwara bagakwira imishwaro. Hagarara mu ruhande rwayo ntabwo bana kimwaro, uzabona kugira neza kwishobora byose. Abahanuzi b'Abali bubatse igicaniro maze batangira gutakambira Imana zabo ngo zibamanurire umuriro. Ikozaga hirya no hino baboroga cyane batinya Bunabali, twumvire tugoboke. Biba iby'ubusa babura n'umwe ubasubiza, batangira kubura ibyiringiro bakorwa n'isoni. Ariko Eliya we yasenze rimwe gusa, Imana yo kwizerwa irigaragaza. Iyo Mana irakomeye isubiriza igihe abanzi bakamwara bagakwira imishwaro. Hagarara mu ruhande rwayo ntabwo bana kimwaro, uzabona kugira neza kwishobora byose. Iyo Mana irakomeye isubiriza igihe abanzi bakamwara bagakwira imishwaro. Hagarara mu ruhande rwayo ntabwo bana kimwaro, uzabona kugira neza kwishobora byose. Nyuma y'icyo gitangaza imbaga y'abantu yahishuriwe yuko Imana ya Eliya isumba izindi mana zose. Gusenga ibigirwamana biteshwa agaciro, maze Isiraheli yose irihana. Niyongera gushukwa yari yamaze gusobanukirwa n'ubuntu bw'Imana ndetse no kugira neza kwayo. Hariho benshi batayizi mubasange, nabo mubamenyeshe iyo Mana nzima. Iyo Mana irakomeye isubiriza igihe abanzi bakamwara bagakwira imishwaro. Hagarara mu ruhande rwayo ntabwo bana kimwaro, uzabona kugira neza kwishobora byose. Iyo Mana irakomeye isubiriza igihe abanzi bakamwara bagakwira imishwaro. Hagarara mu ruhande rwayo ntabwo bana kimwaro, uzabona kugira neza kwishobora byose. Iyo Mana irakomeye isubiriza igihe abanzi bakamwara bagakwira imishwaro. Hagarara mu ruhande rwayo ntabwo bana kimwaro, uzabona kugira neza kwishobora byose.
ubereka ishusho y'isi ya nyuma. Iterambere rikabije ritigeze kubaho ni kimwe mu bimenyetso byo kugaruka kweberetswe. Igihe cyavugwaga iki gushidikanya amasuta buri kamba ryawe. Biraboneka biragaragara byose uko byavuze, urutonde rwabyo uko bingana birimo gusohora. Mbega abantu ngo baragira ubwoba bw'ibyenda kubaho ntibamenye ko ziragiye. Mbega ngo turawugirana ngo bidafite umumaro, bizarangira mu gihe gitoya cyane. Birakwiye ko twishyira mu biganza by'Imana izadushoboza kunesha. Ureka inshingano uva mu itorero, umurimo wararangiye. Inyigisho nyinshi zihakana ijambo ry'Imana rihamya. Ibyo turabibonye iwacu si ngombwa kujya kure, imbaraga z'umwijima zikomeje kwiyungikanya. Nyamara ntabwo bisaze, birakomeje kwitegera ibiri imbere yacu. Biraboneka biragaragara byose uko byavuze, urutonde rwabyo uko bingana birimo gusohora. Mbega abantu ngo baragira ubwoba bw'ibyenda kubaho ntibamenye ko ziragiye. Mbega ngo turawugirana ngo bidafite umumaro, bizarangira mu gihe gitoya cyane. Birakwiye ko twishyira mu biganza by'Imana izadushoboza kunesha. Kurira bose ntawe usize inyuma, amaraso yawe utazayabazwa. Igihe niki cyo kugaruka, oya ntihazabaho igihugu ndi. Imana iri hafi gutanga itangazo rivuga ngo uwe yagumye yere n'uwanduye yagumye yandure. Guma mu byizerwa nshuti kandi ukomere, Imana iri mu ruhande rwacu. Biraboneka biragaragara byose uko byavuzwe, urutonde rwabyo uko bingana birimo gusohora. Mbega abantu ngo baragira ubwoba bw'ibyenda kubaho ntibamenye ko ziragiye. Mbega ngo turawugirana mu bidafite umumaro, bizarangira mu gihe gitoya cyane. Birakwiye ko twishyira mu biganza by'Imana izadushoboza kunesha. Biraboneka biragaragara byose uko byavuze, urutonde rwabyo uko bingana birimo gusohora. Mbega abantu ngo baragira ubwoba bw'ibyenda kubaho ntibamenye ko ziragiye. Mbega ngo turawugirana mu bidafite umumaro, bizarangira mu gihe gitoya cyane. Birakwiriye ko twishyira mu biganza by'Imana izadushoboza kunesha. Amen.
bamaze kumenya imbaraga z'umukiza n'umugambi we bahagurutse mu izina rya Yesu bigisha amahanga bikingirijwe n'umwijima uyu mubisha Satani turi mu bihe biheruka aho umwanzi ari gukora cyane ibimenyetso biragaragaza kutanebuka kw'ikiremwamuntu muri ibi bihe data tabara ubwoko bwawe bikingirijwe n'umwijima uyu mubisha Satani turi mu bihe biheruka aho umwanzi ari gukora cyane ibimenyetso biragaragaza kutanebuka kw'ikiremwamuntu muri ibi bihe data tabara ubwoko bwawe dukwiriye kurushaho kugira umwete wo gukomeza guhamagarwa no gutoranywa kwacu kuko nidukora ibyo ntituzazidara habe na gato turarika imbaraga z'ijuru nizo ziza dushoboza kumwizera bikingirijwe n'umwijima uyu mubisha Satani turi mu bihe biheruka aho umwanzi ari gukora cyane ibimenyetso biragaragaza kutanebuka kw'ikiremwamuntu muri ibi bihe data tabara ubwoko bwawe bikingirijwe n'umwijima uyu mubisha Satani turi mu bihe biheruka aho umwanzi ari gukora cyane ibimenyetso biragaragaza kutanebuka kw'ikiremwamuntu muri ibi bihe data tabara ubwoko bwawe ibimenyetso biragaragaza kutanebuka kw'ikiremwamuntu muri ibi bihe data tabara ubwoko bwawe ibimenyetso biragaragaza kutanebuka kw'ikiremwamuntu muri ibi bihe data tabara ubwoko bwawe igihe cy'amapfa ku ngoma y'umwami aho Eliya yarari ku kagezi ka Kereti bitewe n'amapfa kaje gukama Imana imwohereza Sarefati areba umupfakazi yategetse kumutunga nyamara uwo nawe yari nyakwigendera ageze kw'irembo ry'umudugudu ahasanga umugore utoragura udukwi Eliya arahamagara ati ndakwinginze mamaze ati genda aramubwira tuzanire n'akazima inzara yarushagaho gukomera mu rugo ibyo kurya byarimo byari ibyanyuma
Eliya yaraje ku munsi nk'uyu, Imana yari ifite igisubizo. Ntabwo Imana irahari yateguye uko bizaba mu bihe nk'ibyo bidukomereye, kandi nta byiringiro aho tubona ko birangiye. Umuhumuriza Yesu araza akabyitaho, kandi mu gihe gikwiriye. Ubugingo bwacu burashinganye, korera Uwiteka tuzikorera amaboko. Ntabwo Imana irahari yateguye uko bizaba mu bihe nk'ibyo bidukomereye, ahandi nta byiringiro aho tubona ko birangiye. Umuhumuriza Yesu araza akabyitaho, kandi mu gihe gikwiriye. Ubugingo bwacu burashinganye, korera Uwiteka tuzikorera amaboko. Uwiteka Imana yawe ihoraho, n'agatsima gahari mfite urushyi rw'agafu, n'uturanguzwa dukeya tw'amavuta ari mu mperezo. Mwivugire n'umwana wanjye ngo tukarye twifire. Eliya aramubwira ati bikora uko bivuze. Imana ya Isirayeli ivuze itya, iyo fu n'amavuta ntibizabura kugeza igihe iziza kubirwa imvura. Ntabwo Imana irahari yateguye uko bizaba mu bihe nk'ibyo bidukomereye, kandi nta byiringiro aho tubona ko birangiye. Umuhumuriza Yesu araza akabyitaho, kandi mu gihe gikwiriye. Ubugingo bwacu burashinganye, korera Uwiteka tuzikorera amaboko. Ntabwo Imana irahari yateguye uko bizaba mu bihe nk'ibyo bidukomereye, kandi nta byiringiro aho tubona ko birangiye. Umuhumuriza Yesu araza akabyitaho, kandi mu gihe gikwiriye. Ubugingo bwacu burashinganye, korera Uwiteka tuzikorera amaboko. cyane korali zaturutse Kimihurura, abijuru ndetse n'abagwaneza, Imana ibahe umugisha. Kandi reka tubabwire turabakunda pe. Mu Kinyarwanda iyo umuntu yavuze ngo pe, nta kintu umuntu abanengejeho. Ni ukuvuga ngo nakagakeregeshwa aba yakazanye. Turabakunda pe, n'ubutaha muzagaruke. Aka kanya rero turacyafite amahirwe akomeye yo kuba dufite noneho abandi bashyitsi baje hano, ariko tujya gutangira muribuka ko twibagiye kwakira abashyitsi bandi batari abadivantisi umunsi wa karindwi, n'abandi badaje mu makorali badasengera hano muri apadi. Ese
ni bande b'abadivantisite bataje baje muri korari b'abadivantisite basengera mu yandi matorero? Ibiganza byanyu bigiye hejuru cyane. Reka tubakire abizera ba Padi. Turabakire mu izina rya Yesu. Ni ukuri Imana ibahe umugisha kandi ubutaha muzagaruka. Zina, away, down the one.